Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Hari abantu bafite inda zajeho ibinure byinshi cyangwa se ibyo bakunda kwita ibicece. Hakaba ababyishimira, hakaba n'abantu kandi babona bibabangamiye bakifuza uburyo babigabanura cyangwa se ibicece byashira ku nda biriya binure bikagabanukaho. Bakaba barabigerageje uburyo bwose ngo barebe ko byagabanuka ariko bikaba byaranze. Rero ndagira ngo nkubwire ko hari uburyo bwiza ngiye kukubwira muri iyi video uzakoresha kandi bukabasha kuba bwatuma ibinure bishira ku nda ndetse n'ibicece, umubiri wawe ukamera neza, dore ko ibinure byinshi ku nda bishobora gutuma habaho n'uburwayi, urwara n'uburwayi butandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri zimwe na zimwe ndetse na diabete. Ibyo byose bishobora kuguprofita nyine bikakuzaho kubera ko ufite ibinure ku nda ndetse n'ibicece ku nda. Ndagira ngo rero tuganire muri iyi video turebere hamwe ubwo buryo. Wowe tugiye kubana uraza gusoza ino video ufite ubumenyi buhagije bw'uburyo wakoresha ukagabanya ibinure byo ku nda. Ikindi kandi muri iyi video ndaza kukubwira n'uburyo ki nyine wabitegura byose kugira ngo ubashe kuba wakwivura ibyo binure biri ku nda bigashiraho. Ngiye tugiye kubana ndi Nathaniel Fiabora, nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose, kandi ngusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere uri kubona tubanye kuri iyi channel. Iyi channel ni nziza, tuyikunyurizaho uburyo bwose bushoboka wakwivura wowe ubwawe utavuye mu rugo iwawe, ukivura dukoresheje ibimera, dukoresheje ibyo kurya turya bikatubera umuti kugira ngo bitubere ibidushimisha gusa. Ni byinshi tukubwira, ibiganiro by'umuco ndetse n'ibindi bitandukanye. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tukugezaho, nawe ujye ugenda ubibona mu ba mbere. Ikindi kandi nawe wamaze gukora subscribe ndagushimye cyane. Ibuka gukora like, sharing ndetse twandikire n'igitekerezo cyawe muri comment. Kimwe nawe kandi wakoze subscribe nawe ibyo byose urasabwa kubikora, ubikore rwose ntacyo bigutwara kuba wakora kuri like aho hari akaganza, hanyuma ugasangiza n'inshuti zawe iki kiganiro. Ikaze. Ubundi kugira ngo umuntu agire ibinure byo kunda bituruka ku mirire umuntu aba yariye, igatuma ibinure bigenda bikaba byinshi bikistoka ku nda, hanyuma ugasanga nyine inda ifite umubyibuho udasanzwe ku nda, nyine ugasanga inda yabaye nini. Ibyo bintu rero iyo wariye ibiryo birimo amavuta, ibintu bitetse mu mavuta, amafiriti, ibintu birimo isukari nyinshi, gukunda kunywa inzoga cyane, ukagenda urya n'inyama zokeje z'amaburushete, ukagenda ubihuzahuza. Ikindi kandi ushobora no kutanywa n'inzoga ariko ukaba ukunda kunywa ibintu birimo isukari, ibikoma, icyayi ndetse n'ibindi bitandukanye birimo isukari nyinshi. Ibyo byose bishobora kuba intandaro yo kuba wagira ibinure byinshi ndetse n'ibicece ku nda. Bikaba byiza rero iyo ibyo bintu byirinze kugira ngo wo guhura n'iki kibazo. Hanyuma hari n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu agira ibicece ku nda ndetse n'ibinure byinshi. Ni uburyo bwo kudakora siporo. Ibyo byose rero bishobora gutuma umuntu agira ibicece cyangwa se ibinure ku nda. Rero reka tuhite twivugira uburyo bwiza kuri wowe ufite ibicece cyangwa se ibinure byinshi ku nda, ukaba ushaka kubigabanya, ukaba ushaka ko bigabanuka kandi biganashiraho. Reka nkubwire uburyo bwa mbere bwiza butuma ibinure bishira ku nda kandi mu gihe cya vuba. Icya mbere ni siporo. Hari siporo nziza ikorwa yitwa abdomino. Ni ukaryama ukajya uzamuka ariko amaguru utayakura hasi. Abdomino akenshi ushobora no gufashwa n'umuntu kugira utari wazimenyera, akagukandagirira ko ku maguru warambije, hanyuma ukajya uzamuka. Bibaye byiza wajya ukora abdomino nibura 5 ku munsi, nziza rwose. Hanyuma uko ugenda umenyera ukagenda uzamura umubare wazo,
ibyo bintu biragufasha cyane bigatuma utagira ibyo bibazo byo kuba ibinure byaba byinshi ku nda. Uko ugenda rero ubizikora kenshi ushiduka rwose ibinure byo ku nda byashizeho. Ubundi buryo bwiza nabwo kandi bwizewe wakoresha niba ufite ibinure byo ku nda, ni ugufata amazi mu gitondo ukibyuka mu gitondo cya kare, ukaba ufite uburyo ki waraje amazi muri teremusi cyangwa se ufite uburyo ki uri buyashyushye ukoresheje keto, amazi ukayanywa ayo mazi ari akazuyazi ashyushye ariko adashyushye ku buryo bwo kukotsa. Ayo mazi ukaba washyizemo indimu, ugakamuriramo nk'indimu, hanyuma ayo mazi ukayanywa mu gitondo cya kare, ukongera ugasubira mu buriri. Ndagira ngo nkubwire ngo ibinure aho biri mu mubiri wawe hose byisitotse biragenda bigacagagurika, hanyuma ugasanga utangiye kumera neza. Aho ibinure biri hose ayo mazi yo rwose aragenda akabihiga kandi akabitwika cyane. Ni byiza rero kubahiriza iyo gahunda niba ufite ikibazo cy'ibinure byinshi ku nda byamaze kuba bikubangamira, bishobora kuba byaguteza n'indwara nk'uko twabivuze, umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse na kanseri zitandukanye. Gerageza ubwo buryo nkubwiye ko uburyo bwiza bwa mbere ari ugukora siporo yitwa abdomino. Uburyo bwa kabiri nkubwira ko ari ugukoresha ayo mazi meza ukayateka, hanyuma ukaza kuyanywa ari akazuyazi ariko washyizemo indimu, ariko ukajya ubikora mu gitondo utaragira ikindi kintu ushyira mu nda, nka 11:00 ukanywa igikombe cyuzuye bitewe n'ingano yawe, warangiza ukaryama ukaza kuba umera neza cyane. Ibinure byose biri mu mubiri biragenda bigashya, bikaba byafunguka, imitsi igafunguka, bya binure byitsitse cyane ku nda bikavaho, ugasanga umuntu ameze neza cyane. Rero niba warazahajwe n'icyo kibazo cyangwa se ubona bitagushimishije, uzagerageza ubwo buryo. Ni bwiza kandi burizewe, ntacyo butwaye kunywa amazi, kuko bizanaba biri no kugufasha kurinda n'izindi ndwara zitandukanye. Hanyuma ukore na siporo ya abdomino. Ntibizagusaba kwirukanka ngo uve iwawe, uri iwawe mu rugo abdomino wazikora kandi bikagenda neza cyane, kuko nongera kukwibutsa ko umubiri uri fit, umubiri ukomeye ari wo mubiri indwara zidakunda kuba zabona uko ziwinjira ngo zibe zatuma urwara, umubiri wawe urwara, usange nyine ufite ibibazo by'uburwayi butandukanye. Iyo ukora siporo biragufasha kuba wahangana n'indwara zije kwataka umubiri, ugasanga umeze neza cyane. Rero ndagushimye kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro, ukaba wampaye umwanya wawe. Ikindi kandi kuba wampaye umwanya wawe ukaba uri kubona ahantu handitse subscribe utarahakanda, nabyo biraba ari iby'agaciro nuhakanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi kandi wibuke gukora like, usharinga ndetse utwandikire n'igitekerezo cyawe muri comment, utubwire wowe ese ufite ibyo binure ku nda ari byinshi, ese niba wifuza kubigabanya utuganirize, wanaduhamagara kuri telefone yacu biri muri description, tukagenda twungurana ibitekerezo. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza.